Ndabashuje mwese nshuti z'Imana n'ubuzima yaduhaye mugira amahoro. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira nanone ku kibazo bakomeje kubazwa, niba nshobora kubona nibura ifaranga rimwe ku kibazo nagiye mbazwa cya tiroyide. Ni abanyagwijije byo kuvuga ko abantu benshi bafite icyo kibazo. Mu by'ukuri impamvu bayimbaje ndayizi nuko nabivuzeho, ariko ntabwo aricyo cyonyine nakoreye iyi gahunda ya buzima nubeho, hari ni byinshi, ariko yo iri mu bya mbere kuko ni indwara narwaye irampungabanya, ari mu buryo bw'imitekerereze, ari mu buryo bwo kumererwa nabi, kuko ntabwo ari mu mubiri uba wumva hameze nabi gusa, no mu buryo bw'imitekerereze, kugira umushiha, umunabi, kugira amadepresiyo, ukumva wiyumva nabi, ukabyuka wumva umeze nabi. Ni ukuvuga ngo ubu uri ikibazo kuri wowe ubwawe n'ikibazo ku bo mubana, none ukaza gusanga nyine byatewe n'icyo kibazo cya tiroyide. Ubu nabimenye nte rero? Njya kubimenya byatewe n'uko nari mbuze umwana w'amezi 2 nari ntwite, nyuma baza gusanga imisamburo yari yazamutse cyane, bituma uwo mwana atabasha kugira umutima we urahagarara. Donc iyo uhagaze ni ukuvuga ngo n'umwana wari wamaze kutabaho, donc bagombaga kumukuramo, kuko yari amezi 2, nta kintu abantu bamenye, uwo ntabibwiye ntabimenya, ariko nyine nuko byangendekeye. Nyuma nyine nakomeje mfite icyo kibazo cya tiroyide, nyuma ashyirwa no ku miti eritiroxine. Imiti yamereye nabi cyane, ikaba ari akanini kamwe ufata ari kamwe, ariko ukwirirwa nabwo umeze nabi. Ntabwo nge byakundanye, cyangwa n'injye udakundana n'imiti, ariko byamereye nabi pe. Niba navuga ko byamereye nabi, byamereye nabi. Imiti rero ntabwo nategereje ko na muganga yinkuramo, kubera ko uko nisantaga, ubushyuhe, nkumva ndashyushye cyane. Noneho kubera ko nakoreraga n'abantu nabo bagira ubukonje cyane, bakahora bacanya amashofaje yabo, njyewe ndi gushya muri njyewe, nabo bagacana amashofaje, ugasanga ndi no kugirana ibibazo nabo nkorera, batuma mbona umugati wa buri munsi. Ntangiye guhangana nabo, naho ngaho nabonaga ko ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo no mu rugo ubwo urumva ahantu hose nari ndi kuba mubi pe, mu by'ukuri ntazi kiri kubitera. Ari byo biro bizamuka, ari yo nda yari yarambyimbiyeho, ibinyenyanza ari ibinyenyanza, uruda ari uruda, ibyo byose byabaga byihuta, nta kintu na kimwe nabasha gukontorora. Nubwo nabayeho mu buzima bwanjye nirinda kugira ibiro, kuko ibiro byanjye birihuta cyane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nta nubwo nari nyishoboye kubikontorora, ariko nareba nkavuga nti se ko mbona ntarya cyane, ko mbona nta kuntu mba nagize, ni ukubera iki? Nyuma nyine nza gusanga nyine ari iyo mpamvu nyine ya tiroyide ituma ko ibiro byanjye kubishyira ku murongo bigoye, ndetse ari ikibazo gikomeye. Nahora ndavuga nti rero niki nakora ku bwanjye. Mu by'ukuri nicyo kintu ngira, iyo ngize ikibazo mpita ntangira kwishakaho igisubizo, mbere y'uko njya no kwa muganga, mbere y'uko ngira n'ibindi byose. Gusa ngomba no kujya kwa muganga kugira ngo manze kumenya ikibazo mfite, menye icyo mpangana nacyo, ngikorera ubushakashatsi. Nimara kugikorera ubushakashatsi, noneho ngira ibyo ngerageza, ariko nzi ikibazo ndi guhangana nacyo. Ubwo rero namaze kumenya nyine kare ikibazo cya tiroyide, ubu mpita numva ko ubuzima bwanjye bwose ngomba kubaho nirinda. Kubera iki? Kubera uwo munabi, kubera iyo depresiyo ishobora kuza yihuse kuri njyewe, kubera uko kuntu mba ntamerewe neza muri njyewe, kubera ko nyine niba ntabyitondeye byankururira ibibazo. Noneho rero ubwo ngubwo nibwo natangiye gahunda yanjye y'umutobe. Abatabuzi uwo ari we cyangwa batumva uwo ari wo, ntabwo ari umutobe w'imbuto, ntabwo akiri umutobe w'imboga,
ubwo natangiye umutobe mu by'ukuri nta nubwo nari mbizi ko bishobora kumfasha, gusa nari ntegereje ko bagomba kopera utunode twa tiroyide twari turimo hano, nkajya gukoresha radiyo kugira ngo barebe aho bigeze, barebe uko bazadukuramo, bazadukata ngo bagakata utwo tuntu twa tiroyide twari twaraje hano. Utunode ni utuntu twari twinshi twakoze utubumbe muri radiyo, nibwo tubona neza ukabona icyo twari dukoze. Noneho utwo tuntu nyine bagombaga kubaga. Umutobe njye nari nawukoreye kubera abana, mvuga nti aba bana bafite utubazo, bavukiye amezi 6, reka mbaha agatobe ndebe uko bigenda. Numva nyine ndi kugaburira umwana kugira ngo agire intungamubiri, ariko na serelake, na kera nkirya amaserelake nkigira gute, nta kintu njya mpereza umwana wanjye ntabanje kukirya ngo numve ko njyewe kindyoheye. Noneho rero agatobe ninjye nakabanzaga, noneho ngaha abana numva nafataga na gake gashoboka. Ikintu cyantangaje, muganga arambwiye ngo sinzi ukuntu mbibonye rero, ngo ntabwo tukikubaze, ngo uzongere ugaruke nyuma y'amezi 6 tugusuzume nanone turebe uko bimeze. Noneho rero ubwo nikomereza gahunda yanjye, ni ukuvuga ngo Imana yanamvuye ntanazi ko iri kumvura, nari nzi ko ndi kwita ku bana. Mu by'ukuri ngiye kubona mbona ibintu birakemutse. Nyuma y'amezi 6 nasubiyeyo, muganga arambwira ati rero uko ibintu bimeze nta kibazo tukiri kubona, ntese utunudire twavuyemo ati turacyarimo, ariko ni duto cyane, nta mpamvu yo kutubaga. Ati wowe wumvishije ugize ikibazo uzagaruke tuzakuvura. Ntese imiti, ati imiti ntuzongere kuyifata. Ntese mfate randevu, ati wajya ufata randevu ukaza muri controle. Donc nsigaranye kujya njya muri controle, kandi hashize imyaka irenze 5 bankurikirana kandi nta kintu babona. Icyo mpamvu mbivuze kandi ndi kubikora mbara amagambo mvuga, ni ukubera abantu nagiye numva ngo Jeanne, ngo ariko se nibiki uri kutubwira? Ntago tiroyide ari indwara ikira, ubwo uyirwaye uzakomeza kuyirwara. Nibyo kandi sibyo. Ntago tiroyide ibarirwa mu ndwara, njye nta nubwo mbyita indwara, njye mbyitwa ko habayemo deregrema ya tiroyide. A force yo gufata ibintu biri perturbateur endocrinien, mpora mbivuga. Ibyo nafataga, ibyo naryaga mu mavuta, ibyo nisigaga, numva twese dukunda imicyo, nanjye nagiye nshaka utuntu nisiga, cyane ko nageze ahangaha ntuye amavuta arananira burundu. Nagerageje yose, ayo bambwiraga yose nayashyiragaho, atukuza adatukuza. Icyo nashakaga ni amavuta nisiga ku ruhu, ku buryo mbona uruhu rwanjye rumeze neza. Ikindi mu bintu najyaga mvuga nawe, mvuga Imana yanjye ningera ahantu hari amavuta meza ngomba kuzakoresha uko nshoboye. Nagiraga ibikovu byinshi n'uruhu rwumye cyane, ngomba kuzashoboresha uko nshoboye nkakore uruhu rwanjye inkovu zikavaho. Byari ntuza yanjye, ni ukuvuga ngo nta nubwo nari nitaye ku bizakurikira, kuvuga uwari kumbwira ati kora ibi ngibi byose nari kubikora, kuko ntabwo nakundaga ukuntu bajyaga banyita amadowadowa, kubera ibyo bintu narwaye by'ibiheri, nasheshe ibiheri ku mubiri, byari psychosomatique. Ndibaza nabirwaye mu bihe bibi byabaye mu gihugu, mu Rwanda. Donc ngira ibintu byo kwishima, uruhu rwanjye rwose ruragenda nyine ruba amadowadowa, bakana bakabimbwa, bakambwira we ufite amaguru meza ariko uri madowadowa. Donc narabaye madowadowa. Uvuga ngo rero ikintu cyose cyagiye ku ruhu, nshatse kubabwira ibintu nagerageje ntushobora kubyumva. Amavuta yose umbwiye ndayazi, nzi uko akora, nzi uko ameze, uko amera, kubera ko narayagerageje. Amenshi ngezaho mfata umwanzuro ko ayo ntazajya nikorera, nzajya mfata nibura amaze igihe kinini nta kintu barayashinja, nta kibazo arateza. Ni ukuvuga ndabanza nkanasoma, nabona ibintu bavangitiranyijemo birengeje 20, nkumva ko uruhu rwanjye rudakeneye ibyo bintu byose, nkumva ko ibyo bintu bishobora kunteza ikibazo. Abanywa ibitabi, ngewe ahantu hanywerwa itabi mpagendera gake, mpagendamo gake cyane, kubera ko nabyo ni ibibazo.
ibiryo ngomba kumenya ibyo ndiye n'ibyo ntariye, kandi byaramfashije muri kubyumva ubuhamya ndi kubabwira, byaramfashije. Abantu rero bagiye bambaza les perturbateurs endocriniens, donc comment dire, ibiryo bishotora tiroyide ibitera. Muri rusange ni lisite ni ndende, bavuga amashu, bavuga epinari, bavuga brokoli, bavuga ibintu byinshi cyane, yewe na nuware z'amande barazivuga, nta kintu na kimwe batavuga. Ariko ibyo bintu wajya kureba mu by'ukuri ugasanga urabikeneye. Amemuta kubera inzara umuntu ufite tiroyide agira, tugira inzara nyinshi cyane, kujya kwituma biratugora. Ni gute se wahagarika ibyo bintu bigufitiye akamaro ukabireka? Cyokoze mu bibyo byose barambwiye lisite ni ndende cyane, ikintu nahagaritse kimwe n'iriya shu y'umweru, nayo nayihagaritse mu mutobe, ubundi ndayiteka. Bavuga inyanya zo ntabwo ari kubera tiroyide direct, bayivuga kubera ko ari maladi auto-immune. Uvuga ngo izo ndwara ziri immune zirinda umugati, zirinda inyanya. Ni ukuvuga ngo umugati, inyanya, ishu y'umweru, inyanya ndazirya, ntacyo zintwaye rwose, ariko akenshi ndaziteka, cyangwa nta n'icyo zinantwara ngiye rwose, njye nabonye nta n'icyo zinantwara. Gusa abandi babona zagatera ikibazo, wazihata cyangwa ukuramo tujya tubuto tw'imbere ukarurya rudafite turya tubuto tw'imbere, numva nta kibazo byaguteza. Ishu y'umweru mu mutobe byo rwose ku bantu ba tiroyide bashatse bayireka. Ikindi bagombye kwitondera nyine n'umugati. Umugati ugomba kwitonderwa. Ikindi ugomba kwihatira kugira amajene, kandi amajene intermittent, ntabwo ugomba kuyakora ubuzima bwawe bwose, ariko igihe wumva umubiri wawe ubigusabye, wumva nta kibazo uri kumva, wirya. Niba udashonje wirya, ariko niba ushonje ufata akantu, ariko uvuga uti ndi kurya imboga, ndi kurya inyama, ntabwo ari imigati, ntabwo ari ifarini, ntabwo ari ibipfuye amaso. Icyo ngicyo uzabona inyungu zikomeye cyane, kandi rwose ni ukuri birakora. Niba mbivuze nuko mbivuze. Iyi video bayinsabye ya lonta, ariko naranje ndabyitondera, ndicara ndavuga nti ibyo ngiye kuvuga ni ibiki. Mwambajije rero umutobe, donc umutobe niwo nshorejeho kuko niho ruzingiye. Abantu bataranywa umutobe, ewe ndabarahiye da, ntabwo bizoroha. Umutobe rero, umutobe umuntu yafata, nari navuze iby'imvi ariko urumva zaragabanutse. Ntabwo najyaga nza kuri video ntasizeho akantu k'umukara. Murabona umusatsi ahantu uri kumerera uri kuza ari umukara, kandi ibi bintu ntabwo byajyaga bimbaho. Kugira ngo nanabereke igihe bizaba byashize nzabibabwira neza, mbabwiza ukuri, kubera ko hari ibyo ndi kugerageza byo kugerageza kugabanya imvi, nubwo zitazashira kubera n'imyaka iri kuzamuka, ariko mbona ko biri gushira. Mwasabye rero umutobe, reka mbisubiremo. Umutobe rero umuntu yakoresha kariya gati ko mu nanasi, karya ko hagati, kariya konyine. Yewe ushobora no kujya muri rezo ukabwira ati ngiye mumereze kariya ko hagati gusa. Kariya gati ko mu nanasi n'akabeterave ni umutobe mwiza ku bantu barwaye tiroyide. Imitobe y'icyatsi rero nayo wagira mikeya, ntabwo yaba myinshi, bigira gake cyane mu mwaka gashoboka, kuko ibintu by'icyatsi cyane tiroyide ntabwo ibikunda, donc byo wabyitondera. Ariko akabeterave, agati k'inanasi kariya ko hagati, ukavanga n'agakokombure, donc niwo mutobe umuntu yakibandaho. Ndabisubiramo: beterave, agati k'inanasi karya ko hagati, kubera ko harimo bromelaine ifasha cyane tiroyide kugenda neza. Agati k'inanasi, beterave. Mwabonye ko nkoresha iyo mitobe cyane, ni uburyo bwanjye bwo kugira ngo sinzongere kugira icyo kibazo. Ntabwo nshaka kuzongera kuba umunyamushiha. Urumva, iyo bibaye biraba gakeya, ariko ntabwo bikimbaho nk'uko nabyukaga ntagamije kubwira umuntu nabi, noneho nkirirwa umunsi wose nicuza, ibi ni ibiki nakoze, kuki nabwiye uriya muntu nabi, kuki nitwaye kuriya ntagombaga kwitwara. Mu by'ukuri atari ngewe.
uzi gukora ikintu uri kwirwanya wowe utari kubishobora, ni ikibazo gikomeye iyo udashoboye kwikontorora. Ngayo nguko rero, amahoro y'Imana, nizere ko nabafashije. Ubwo rero beterave hafi, agati k'inanasi, bromelarine ni nziza cyane kuri tiroyide, na kokombure, ubundi tuzatanga ubuhamya. Kandi ntimuzategereze ko murwara, ntimuzategereze ko mubagwa, kuko igihe bazaba bayibaze akazi yakoraga ninde uzagakora? Mfite ikibazo gikomeye, ni ukubyitondamo gakeya, umuntu atangire hakiri kare, kuko ibyo dukora ni ukwirinda. Ni byiza kubitangira hakiri kare, ntabwo ari ibintu by'abarwayi rwose, ahubwo iyo ubikoze urwaye aba ari torotari, ushobora no guhita ugendera ko, kubera ko deja wari wamaze kurangira. Bikore hakiri kare, nicyo cyiza. Aha turi muri kwirinda, ntabwo turi mu kwivura, ni ukwirinda utararwara, cyangwa warwaye ari agace gato bikiri bitoya, ni ugufatirana, umuntu akagenda hakiri kare, nibwo bigenda neza. Amahoro y'Imana, nizere ko ngize icyo mbafashe. Abatagize icyo bumva bambaza ibibazo, ngiyo video ya tiroyide mbashije kuyikora. Nshimiye Imana kubera ko byansabye umusemburo mwinshi kubivuga, kubera ko abantu benshi usanga nyine bavuga ni indwara idakira. Ariko mubyumve neza, ngaho ufata intuza, fata urubuto, mwumva, tuvuge pome, ujyeho ujombaguremo ibyuma, ujombaguramo ibyo utezaho, ngaya amavuta, ngabyo ibi produit industry, ibintu byose ugenda ujombe mu ntuza, none wongere uyihate neza, uyitunganye neza. Isubiye se kuba kwa kundi yabaye? Ntabwo bishoboka. Iyo wamaze gucokoza ikintu wagicokoza, ni ukuvuga ngo icyo umuntu yakora ni ukutongera gucokoza. Ni ukuvuga ngo ikintu nakijambije, ntabwo nongera kugikorera neza, noneho kikagenda mu buryo buri normal. Ni ukuvuga ngo nsubiye muri bya bindi, niyo mpamvu nashobora gusubira inyuma, nsubiye muri bya bindi n'ubundi byagaruka, iri aho ngaho irategereje, kubera ko amaraso yanjye arabinyemerera kongera kwirwara, kubera ko nyine nuko nguko byagenze, irahari. Kuvuga ngo ndi sije yo kuba nakongera byihuse ntitwararitse. Ariko kuri ubu ngubu ndashaka kubabwira ko tuvabye, ibintu bimeze neza. Bambwira ngo ngende kwisuzumisha, buri gihe nkora controle, basanga ibibazo bimeze neza. Umuganga yabimbwiye ati humura, nta kibazo, ntuzongere no kubigiraho ikibazo, ntibizongere no kukuzana hano ujye ukora controle. Nibigira ikibazo nzaguhamagara kuri telefone nkubwira uko bimeze. Amahoro y'Imana, murakarama, ndabakunda cyane.